Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagusuhuje mwene data wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Ndagushuhuje nshuti yanjye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro izinguye amanywa. Yarwanye intambara tuzi n'izo tutazi. Iminsi dutambutsemo iri joro Imana irahabaye, Imana ishimwe. Tubanje Imana muri iki gitondo, tubanje Imana ifite imbaraga, tubanje Imana y'inyabushobozi, tubanje intwari ku rugamba. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data, Imana iguha umugisha wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Nshuti zanjye zima hafi, Imana ibaha umugisha. Nababwiraga ngo Imana ishimwe ngusuhuza muri iki gitondo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga. Imana nishimwe. Tumaze iminsi twiganira ku ijambo rivuga ngo iby'Imana yanga ni ibi. Nizere ko wafashe umwanzuro mwiza wo kutaba inkozi y'ibibi, wafashe umwanzuro mwiza wo kureka kubeshya, wafashe umwanzuro mwiza ayiwe wo kuba utavusha amaraso atariho urubanza. Ndibaza ko wafashe umwanzuro mwiza, wafashe umwanzuro mwiza wo kujya ugambirira ibyiza, wafashe umwanzuro mwiza wo kujya ugenda mu nzira igororotse, wafashe umwanzuro wo kuba umugabo nyamugabo wo kuvuga ukuri, wafashe umwanzuro mwiza wo kureka ibyaha byo kubeshya. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo bintu byose nkubwiye wafasheho umwanzuro, nuko twasanze ko ababikora bahinduka ibizira imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero turacyari muri iri jambo kandi tugiye no gusoza iki kibwiriza cyacu, kuko ni igikangura umuntu kugira ngo arusheho kugenda yitandukanya n'ibibi n'ibisa nabyo. Imana ishimwe cyane. Twasomye mu migani ibice 6, duhera kuri 12 tugeza ku murongo wa 19. Imana ishimwe. Nawe ujye uhasoma buri gihe cyose, hazatuma uba umukristo nyamukristo, uba umukristo rwose Imana ireba ikakwishimira. Imana ishimwe. Si byiza ko ugenda mbese ubivuga ngo uvuge ngo njye naretse kubeshya. Abantu bazakumenyera ku mbuto zawe kutabeshya. Ibyo ngibyo bizigaragaza. Si byiza ngo njyewe ngo rero ngo ubu ngubu ndakiranuka. Gukiranuka kwawe kugaragarira bene so. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero turasoma B y'umurongo wa 19 aho ngaho mu gitabo cya Salomo, imigani 16:19. Umurongo waho B yaho haravuga ngo, cyangwa reka ngusome wose, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Nashakaga kuvuga uteranya abavandimwe. Ijambo ryaratubwiye ngo hari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Muri bintu rero Imana yanga n'uteranya abavandimwe. Ndagira ngo baze muri iki gitondo, ese nta bantu wigeze ushyamiranya? Nta bantu wigeze ukocuranya imitwe? Nimba warigeze uteranya abantu, umenye ko wabaye ikizira imbere y'Uwiteka. Nimba uyu munsi cyangwa ejo hari abo wagambiriye guteranya, umenye kuri ikizira imbere y'Uwiteka. Ijambo riravuze ngo nguki, hari ibintu Uwiteka Imana yanga ngo bimubera ikizira. Muri ibyo harimo uteranya abavandimwe. Ibaze nawe kubona abantu bava indimwe, ukabateranya ukabakocuranya imitwe, ugatuma baba banzi, ugatuma bangana kandi baravuye ku mukondo umwe. Abo bantu rero kuko wabahondanyije imitwe, ndagira ngo nkubwire ko imbere y'Uwiteka Imana wahindutse ikizira. Uyu munsi usabe Imana imbabazi,
wongere ubwire Imana uti Imana mbabarira ku bw'abari abantu natandukanyije, mbabarira ku bw'abari abantu nateranije. Wowe wahindutse ikizira, wandaya we, wowe wateranyije umugore n'umugabo ukabatandukanya, uri ikizira imbere y'Imana. Imana igusange, uce bugufi usabe Imana imbabazi, kuko Yesu Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Wowe wakoresheje ururimi rufite ubusagwe nk'ubw'inzoka, uragenda ubwira amagambo mabi abantu bari bibaniye neza, bituma batandukanya. Imana ivuze ngo iki? Ngo uri ikizira kuko watandukanyije, wateranije abavandimwe. Imana ntabwo ibyishimira uteranya abavandimwe, uwo nguwo ni ikizira imbere y'Uwiteka. Imana idusange. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Umuhanuzi Mika avuga ngo iki? Ibice bye 6, umurongo ni uwa 8, handitse ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Icyo Uwiteka Imana agushakaho ni iki? Jya ukunda kubabarira, ukora ibyo gukiranuka, kandi ugendane n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni byo Uwiteka Imana agushakaho. Nyuma yo kwihana ibyo Uwiteka Imana yanga urunuka, nyuma yo kwihana ibyo Uwiteka Imana reba bikamubera ikizira, ibyo byose icyo Uwiteka ashaka nta kindi ni uko ukunda kubabarira. Imana ishimwe cyane. No gukora ibyo gukiranuka. Ikindi cya kabiri no kugenda wicisha bugufi ukagendana n'Imana yawe. Imana ikugirire neza, Imana igusange. Imana ikugire neza. Ndifuza ko ufata umwanzuro ugakunda kubabarira, ugakunda gukora ibyo gukiranuka, ukagendana n'Imana yawe wicisha bugufi, kuko Imana wabonye yuko hari ibintu yanga kandi bikayibera ikizira. Saba Imana imbabazi aho wabonye wateshutse, aho wabonye waguye, mbese ibintu byose byatumye uhinduka ikizira imbere y'Imana. Usaba Imana imbabazi, winjire muri weekend wumva ukeye, winjire muri weekend wumva umeze neza, winjire muri weekend wumva wuzuye umwuka wera, winjire muri weekend wumva ufite ubusabane na Yesu Kristo, winjire muri weekend warabaye umugabo wo guhamya yuko Yesu Kristo agira neza, winjire muri weekend wakiriye agakiza bundi bushya. Imana ishimwe. Imana ikugirire neza. Rero ndabakunda cyane cyane cyane, muzagire weekend nziza. Umwami Imana azabane namwe, Umwami Imana azabanezeze, Umwami Imana azabagotesha ingabo nto n'inini. Shalom shalom. Mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane.